ngaya basiya. Hey! Filime zacu banyitaga heza. Sinzi ibindi bintu mumaze iminsi mureba. Munzo nakavuyo nakajagari ntazi. Eka mbanze mbabwira amateka ya filime tugiye kureba bahise guki Ibyahishuwe. Iyi filime ishingiye ku nkuru ya nyayo twahawe n'umuntu w'inshuti yacu, turangije twe tuyandikamo filime, ariko nyene tugenda twongeramo utuntu tw'utumanyeri n'utujongere kugira ngo filime iryoshye kurusha iyo nkuru. Urayisanga kuri YouTube channel yitwa Filime Zacu. Genda ugera ukora subscribe. Ubundi sinzi ibindi bintu mumaze iminsi mureba ngiye. Dore filime ya mbere ni inji, episode ya mbere, season ya mbere, volume ya mbere kuri Filime Zacu. Kwa magambo hakuno tutangiranye akantu kandi ijambo kurinde. Hey! I once heard that Rwandans say nigeze kumva abanyarwanda bavuga ngo that what is destined to happen cannot be avoided. Ikigomba kuba nta hantu wagikwepera, icyo uzaba ntaho kijya, ikigomba kuba kiba kigomba kuba. A child's heaven lies beneath dongera numva bavuga ngo ijuru ry'umwana parents' feet. riba munsi y'ibirenge by'ababyeyi be. Kwa magambo. Hey! Filime Zacu kora subscribe. They say was a lie. Ibyo bavuze byose rero buriya nta na kimwe bigeze babeshya. Just that. Byari ibyo. Deep down, we all believe that tomorrow will be better. Twese muri twe ndani iteka dora twizeye ngo ejo ni heza, ejo ni heza. Sinzi. What happens? The future will be bright. Tugahora tuvuga ngo icyabi cyari cyo cyose hazaza hacu ni heza, ejo ni heza. Umve jambo kurindi. Hey! Akuno hari umusore uryamye, ariko kuri njyeweho the story of my life is different. Inkuru y'ubuzima bwanjye iratandukanye. It's frightening. Cyayiteye n'ubwoba. Every new day brings me more fear. Buri munsi ukuvutse unzanira ubwoba bwinshi. Sunrise means Uko izuba rirashe uzi icyo bisobanuye kuri njye? Day closer. Biba bivuze ko havuye undi munsi umwe. The fulfillment of the prophecy that kugira ngo ubuhanuzi nahawe bwuzure. Mama we. Hey! Ijambo. Niba nahawe ubuhe buhanuzi n'umusore uryamye hakuno. Reba akantu ku kandi gace bucece. Ever comes true. Ibyo rero nibiramuka bibaye ukuri ubuhanuzi nahawe kuko bukaba ukuri kwa nyako. Umve. Shambo kurindi. If it ever comes true, rero ubwo buhanuzi nibu bwanyako also be the last day. Azaba ari naho umunsi wa nyuma. I see the sun. Nzaba mboneyeho izuba nyagasani. Hey! Ati niwo munsi wa nyuma nzaba mboneyeho izuba. Nyuma y'ibyo I could become just a memory. Nanjye nzahinduka ibitekerezo, abantu bazatangira kujya banyibuka nk'uwabayeho ariko ntakiriho. Kwa magambo. Hey! Mama we, episode ya mbere, season ya mbere, volume ya mbere, Filime Zacu. Ubu tuvugana aka kanya Only a few hours left. Hasigaye amasaha make cyane yonyine Till I turn 30. kugira ngo nuzuze imyaka 30. Until I turn 30. Umve. But the prophets told me uzi ukuntu ubuhanuzi bwo buvuga bwampanuriwe hands over our family. ngo ni umuvu muri ku muryango wacu, Child from our bloodline ngo nta muntu wo mu muryango wacu duhuje amaraso will live past the age without dying. uzigera abaho ngo arenze imyaka 30 adapfuye. Umve. Hey! In short, Mu magambo make I grew up fearing the future. nakuze ntinya hazaza. And now I have realized that the future they spoke of Ubu rero maze kubona ko aho hazaza bavugaga is simply in the morning. ari ejo mu gitondo cya kare. Me to wake up tomorrow in the morning. Rero mu nsengere mu gitondo cya kare nza kubyuka, Then hanyuma nimara kubyuka I'll tell you the full story of my life. babwira inkuru yose y'ubuzima bwanjye nyagasani. Hey! Hakuno uko yigira gutyo bahise guki Ibyahishuwe. Hakuno amuta mu mazi bahise guki Ibyahishuwe. Hey! Filime Zacu kugira ngo filime bagera ku gihe sasa noneho do cyamamare banashyizemo akaboko karemereshaho. Iyi ni ya mbere, izindi ziraje ziboneke muri iyi minsi. Amuzosi niwe director w'iyi filime. Ubundi ndagira ngo tugenda natazagira umuntu uzayibaraguza, urabona kandi ngo sijui hakuno Tiger na Flanco nibo editinze filime editors graphics Flanco hakuno sore twabonye hariya sinzi Prince wa Zieri niwe zemo iyo voko mwumvaga
hakuno umusore yari arimo koga mu mazi sinzi n'iki byose ariko gusa ngo mu muryango we wabo ngo bafite umuvumo wo kutuzuza imyaka 30 sinzi hakuno ye biramucanga ariko umusore byaramucanze yagukiniye nyinshi shaho simuzibuka zose ni ngombwa ngo zisubiremo shitani baba bamwita shitani yagukiniye abapampe yagukiniye metere nzovu hakuno urebe episode ya mbere ku mugaragaro nkaba ndayitangiye atazagira umuntu uzayivugisha ngo kandi ngo urabona sasa bagusubiza inyuma amasaha 12 harabura amasaha 12 kugira ngo ibyahanuwe bigere ku musozo amasaha 12 kugira ngo ibyahanuye bisore kwereka hakuno muri karitsiye haruri magenda arimo atemberamo gace gace ucece mu gace sinzi n'iki byose hari benzi yaje hakuno Mercedes wa musore twabonaga My heart part of my story begins. rero angaha ni inkuru y'ubuzima bwanjye When I ndisa nka yatangiye home and moved to Kigali, umunsi navuye iwacu nkimukira i Kigali to escape from my prophecy. nari nzi ko ncitse ubwo buhanuzi n'ibibazo bindi byose nimukiye i Kigali nibwo inkuru y'ubuzima bwanjye isa nkaho yatangiye mwibuke yavuze ati mu nsengere ejo nzabasha kugera ku munsi w'ejo kugira ngo mbahereze inkuru yose amagambo make inkuru yatubwiye ni inkuru y'igice It was a beautiful home nari ni mu cyano heza with my female friends from school. hari inshuti zanjye z'abakobwa twari twariganye kera Ones who helped me move. nibo bari baramfashije kwimuka nibo bari bamfashije kwimuka hakuno In fact, mu magambo it was the first time I had ever lived. sha ntababeshye nibwo bwa mbere nari ngiye kuba mu nzu nziza nk'iyi ngiyi hakuno umusore yimukiye i Kigali uye mu ntara aje guhiga life nkatwe twese tuza gukaranga amagara The traveler. ariko buriya koko ngo inzira ntibwira umugenzi amagambo aje hakuno yageze hano arapacika kweri kabisa kweri uje hano kamaze murame inkweto ziba zashyushye inzu ni nziza n'umukeye kabisa nibwo ari kwimukira mu mujyi nibwo ari kwimukira muri kijijini mu kajiji nibwo ari kukinjira wowe ikintu usabwa nta kindi jya kuri YouTube muri kubona iryo jambo ryanditse hejuru ryitwa filime zacu jya kuri YouTube usacinge YouTube channel yitwa filime zacu kore subscribe urebe iyi filime n'izindi nkayo filime ziri kumeneka muri iyi minsi mwasenze Imana mu buriki hakuno Shano ndugu muvandimwe nshuti yanjye meze bite se nshuti yanjye uko poa meze neza bwana siku mingi bwana iminsi myinshi umusa kweli turakosana baba mwana turaburanye kabisa tunatuka wowe jana ukuri mwana none sasa pata muda nubona umwanya ukipata wakati nyine ndi kuvuga ubonye akanya mie nyumbani tuchangie kachupa waza mwana ukantera pisi tukasomamo rimwe ukimukirana ukabona naho nimukiye sibyo rafiki yangu baba ori inshuti yanjye nari bimaniga nta mutima mu hata muda kuangalia nyumba hapa nimehamia baba we nubona akanya uzaza unareba iwanje urumva urebe ukuntu Yesu agira neza mwana ukuntu Imana itanga umugisha mu mujyi ari nayo utanga mu cyaro sawa rebe amagaye umurara we amugereho banataha inzu birukana imibare mbega inzu nziza dore intebe dore TV iki byose Imana itanga umugisha mu mujyi ni nayo utanga mu cyaro kabisa ni umurara yihunguye ivu dozi yihunguye ivu hakuno nyibi bintu atarabimenye se kandi we ni nani urimo anyihamagazwa hakuno telefone yarasonye urebe filime witonze na telefone hano mwitondemo yego ibyiza none se kurenze ko ndi basanje hano mu rugo
tukanasangira jano yimukiye hano abakobwa bamufashije kumwimura nta bahari azi ko ari bubasanga hano hari uwamuhamagaye muri natwe twari tugiye kwirwana wana ariko ibintu byose ni amahoro ako ebe cyangwa ifite nashuti pe iki surprise sore ngo bamuteguriye surprise urebe muri firigo hari impano twabishiriyemo impano ko nukirenda cyane ne sasa umva amagambo hakuno wibuke ijambo umubare 30 icyo usobanuye kuri wowe ubundi witonde kuki weho wibuke icyo umubare 30 usobanuye kuri wowe n'ubuzima bwawe sawa urakoze kandi niyo mpano mwaneguriye di banze ndebe iyo mpano mwaneguriye da hakuno hikanze gasani hey hikanze kuza hakuno kugera muri frigo yasanzemo keke iriho umubare 30 sore biramucanga ye umubare 30 biramucanga 30 kuri nyewe 30 gusobanura iki kuri cyo umusore sa nkatari kubyibuka neza ariko sinzi byose ibyo ngibyo igipukira bisyase yifatira hano udukeke n'udukapkeke nze yirire n'ubundi kuri kwibuka umubare 30 bitaza jakuno bitaza ariko umubare 30 abitekereza afata akanya abitekereza I played the fool. aho rero niho nabereye ikigoryi The one animal that no sniff around gets killed. ubundi baravuga ngo inyamaswa idakenga yicwa n'umututizi cyangwa se ngo inda yakurikiye akaryoshye munsi y'ibuye hakura inda y'urubati bagisha ukuri ibyo bintu babavuga gutyo n'ukuri ntago nababesha pe I ran away from home. nubwo nari narahunze nkava iwacu The moment I saw the cake, nyimara kubona izi keke it never crossed my mind that number 30 meant the age I ntago byigeze binza mu mutwe ngo nibuke ko imyaka umubare 30 uhwanye n'imyaka nari nujuje ibyo bintu ntago nahise mbyibuka njya hakuno ahubwo kugira ngo bikore admired 3 beautiful decorated cakes. cye nirebeye utwo dukeke dutatu turi aho twiza dushushanyije I was neza about to enjoy them. vuga ngiye kuzirya ikiba kiba gati gaturike hakuno ebe taga keke ashunaho gake gake ebe The soul of the cake felt like tears of a widow longing for a late husband. And so uburyohe bw'iyo keke bwari bumeze nk'amarira y'umupfakazi waririye umugabo I began to feel the sorry that man must have died. ariko nyimara kurya kuri iyo keke nibwo natangiye kumva agahinda uwo mugabo yapfanye uwo mugabo umupfakazi yakabaye aririra hakuno ewe ko yakariye keke iramuniga keke iramuniga bya bindi bavuga ngo icyayi n'icyageze mu nda n'ikiri mu kanwa igipfunsi cyakivana mudu hey mugabo hakuno mujwigirije keke iramujwigiriza sinzi ariko hey yibuke ngo umuryango wabo nta muntu ujya urenza imyaka 30 niyo magambo twatangiye filime ari kutubwira hakuno keke muniga furo sinzi ariko keke muniga furo tangira kwibona ameze nk'umuntu badubitse mu mazi nk'umuntu uri mu mazi du gasani hey ibaze gusoma nyeri ukamira nyeri utari mu mazi wicariye muri sa ukamira nyeri hakuno umugabo yabize nyeri biramucanga dore ikiyango kiramurenga sinzi hey biramucanga sinzi ariko ye sasa na za keke hakuno dore na za keke ngo ziratangira kwaka nta kintu kizicanye nta kintu kizacije keke zirashya umugabo nawe hakuno ari kumira nyeri
amaze gusoma nk'akajerekani amaze gusoma nk'akajerekani akangukira hejuru Yesu Kristo do yatose wagira ngo yari ari mu mazi yari ameze nk'uri mu kiyaga ahantu mu mazi hasi reba hakuno keke hey sinzi ariko byaramucanze kirenga umufana kira gutya hano muri dushe hanze yitera utuzi ibintu bimubayeho nawe ntabyo zisi mwikaragiye imufungiraho na feri za hakuno yitera utuzi birubasha ubanza utuze wabona yari yanasinze ari hangova ziri kumukoresha simubizi amasaha mu byuko umubiri uri kwikoresha hakuno umusore sazano mu kadusha arabanza yitera icyangwe jya ku cyangwe cyenga cy'ubucece ebe tera utuzi saswa yakiteye utuzi ye cyatangiye kumva urebe sasa muri dushe dore dushe ngiraka agasani ibaze kugira ngo umuriro wake mu mazi uyu mugabo nakubwira koko umuryango we waba ufite umutima w'uko nta hantu ujya imyaka 30 do mugabo ibintu biri kumubaho nawe biri kumucanga sinzi nimba ibintu biri kumubaho sote gutya ibaze kujya muri dushe ugasanga umuriro uri kwaka nzidasha atarasohoka inzu nayo irifunga mama we inzu nayo yarifunze atarasohoka atarajya kure haya sinzi umusore twasize inzu imaze kwipana inzu irimo gushya yari episode ya mbere kuri seri yacu bayise ngo ibyahishuwe ntimuzabure kuri episode yindi ikurikira ikintu cyonyine mbasaba ni kimwe mukore subscribe kuri iyo YouTube channel yitwa filime zacu share comment ibintu byose byatuma uba active ku buryo filime izajya ujya uhita uyibona iyi filime igiye kujyaho 3 mu cyumweru murumva ukuntu ibintu ari show